Hello. Hello. Hi, hi. Hi, hi. How is life? Yes. Are you fine? Yes. Really? I'm fine. Where do you live at? Yes. Do you have a girlfriend? Yes, friend. My friend. Do you have a girlfriend? Zaseka Pascal. Azabimira abantu bakufunguje. Gamani. Niba ndi kuvuga udufungwa munwa sirenga ufurima. Mabera Bandi kuvuga fungwa munwa funga toilette. Funga toilette pumbafu. Fungu za toilette nawe. Aduh bobo. Wajib Pak Widi dah tu. Aduh bobo. Wajib Pak Widi dah tu. Ntubwire ko iki kintu kingana n'urukundo rw'Imana ari we sheri wawe. Ese ni ko basi wari tukurikirije naho ngaho turashize none iki kintu kingana na ruva kwa yasa gishore yakano kangana n'umusore wanyace kumurizo ni sheri wawe. Umva. Ndavuna gwa musamuza. Ukuri kw'Imana niyo abagabo bashira kuri ino si. Nasigarana na nzovu. Kuri akamwana se wowe wa musakumuza. Oya mwese muri bamwe uzari yakari nzovu. Ibiryo byacu ufite sherise Mfite. Mwagira umuti uzaye mu mujyi bacuruza ibibuno. Uzaye mu mujyi bacuruza ibibuno. Ugura ikibuno cyambere sha nugira umwaka ugihengame bakuva kwangira icyarimwe. Mfite n'umuvandimwe wanjye wagiye United States yaturutse mu nkambi ya Gihembe witwa Manase. Umunsi urize cya Wenda kugashinyika amenyo. Murabikunda yaryo sijyaze nkunda yaryo Imana izi ubwenge ni igitangaza. Imana si igitangaza isaba baca bugufi hagati ndakwinginze wowe ukagira Imana wava waba umbyaye. ariko abasabwa nabo bakwiye kumva vuba. Hanyuma abasabwa nabo bakoreka tusaba impande zose kandi umugore arasaba n'umugabo agasaba. Nuko abagore basaba baca amarenga abagabo bagasaba bavuga banakoraho. Uyu mudamu sa no mukege Ni umugani. kafite umupuri. Abantu bose baratangaye. Niwe mutari warawubonye wowe. Urabona ukuntu abagabo barya. Ariko kibyimbye hejuru. Ega ufite umutima binani ikintu wagira. Usimana nk'ifisibirije reba iyo modoka nenda muri mujyi wa Kigali ifite. Tubashimbe imodoka. Uzwe hano nanjye kukubwira. Baraje itavati mbona nko host rero yaragiye amafaranga y'abagabo barayakusanya arayarya kuko. Naho yabirambitse hasi. Bona abagabo bagira. Yego da. Baguze rero. Ushobora kuba bibanda kugira abagabo bakire. Ibyo kuna abakobwa b'i Kigali bagira abagabo kuzura bakosoye muya ufite umugabo uzi ko nyine amafaranga ava mu bagabo shera hari umushama yajya Nigeria nta mugabo atahuye
ntiyagira akituna ariko kugira ngo abone benzi ko neza bamusekuye cyangwa uraba ega nta n'imvura idahita nese ubundi bari kuzaguma muri ubu buzima bwo guhostinga bwo kugira iki nta mvura idahita shiri wanjye iyo uri kubona mu kabari aruka ku kabari ka Mebyiza miliyoni 2 ku ijoro ririmo urabeshya kamiye bazaziguha kwa kuntu kunzwe man urakunzwe bazaziguha abantu benshi ndabishi w'abantu muhura nabo nabakobwa uramukoga turamwanga turashaho shawa tunara kuvuga nawe tanakuzi ukuntu nukuri ko Imana ntabwo nakubera dura shani ruko nziranye wenda n'amasire abakwanga n'abasire yikwini ibisire ese tukwanga tuguhora iki hari cyari tugufitiye hari ibintu turi guhanganira ngo nawe dore n'inde wandi kujya nyanga ariko abona aho kugira ngo like failing Imana rwose n'uwo munyerondo yanteye inda nikiri umwana nabyaye ku myaka 16 yanze no kumfasha n'umunyerondo rwose yaranzegereje yanze kumfasha yaneye inda reba umwana ukuntu anganye murera kandi buri munsi gihe arakinyirukankana kinesha umutwe cyarananeye Okay, by the way, yakeshenzi yo nkunze kugana nk'abantu ndusha ubwenge nk'aba ngaba oya icyo ni isitebanye ceceka reka mvuge wowe uvuga akawunigeze nk'ufashe ubwenge bwanjye bakabupima n'ubwayo bakabupima ubwanjye nibwo buzima wasanga ngewe ubyibuze ngewe yemba ngira ngo akenshi yo ngane nk'abantu nk'aba ngaba binjiji batarimo ngewe bari kubatema citavu batigeze biga ku muhima iyo ngiye gushaka kubacecesha ndavuga by the way nshaka kubiyana akuriya nago kugira ngo umuntu yumve story ya understanding neza akawe nakumucecekesha by the way nkiyamacyane n'umuja by the way tetwa Nini wajini amekaje buri kwa nini